Kevin akimara kumva ibya Elisa na Brian byaramurenze, abura icyo akora, arahaguruka arasohoka. Yumvaga asa n'ugambaniwe kuko yakundaga Brian kandi bari inshuti cyane, ariko Brian yari yarigeze amubwira yuko yigeze akundana na Elisa. Elisa nawe yahise acika intege, yicuza impamvu abimubwiye, ibitekerezo bimubana byinshi, ahamagara Brian amubwira ibibaye. Brian nawe yahise ahangayika, ahamagara Kevin inshuro nyinshi, ariko Kevin ntiyamwitaba. Kevin yahise ajya kureba Sandy, amara weekend yose atitaba telefone, ntawe uzi iyo ari. Yabwiye Sandy uko byagenze, Sandy amwereka ko nawe bimubabaje, ariko mu mutima we yari abyishimiye kuko yasaga nk'ubonye amahirwe yo kwereka Kevin yuko amukunda kandi amwitayeho. Iyo weekend Kevin yamaze kwa Sandy, ntabwo bigeze basohoka mu nzu. Bakinnye udukino, barasangira, banaganira ku mwana wabo bibaza uko azabasa. Sandy ati, njye nifuza ko umwana wacu azaba asa nkawe Kevin. Nyuma y'igihe gito, ibyishimo by'urugo rwa Kevin na Elisa byatangiye kuzima buhoro buhoro. Kevin ntiyari akimuvugisha, ndetse yari amaze iminsi ataha atinze, rimwe na rimwe agasohoka agiye kwitaba telefone, akamara amasaha menshi ataragaruka. Ibyo byakomeje guhangayikisha Elisa, ndetse akomeza kwishinza kwisenyera urugo rwe. Brian nawe yandikiye Kevin message nyinshi, yisobanura ndetse amusaba imbabazi, ariko Kevin nta n'imwe yigeze asubiza. Igitondo kimwe, Brian yaramukiye aho Kevin yakoreraga, agira ngo baganire ku bijyanye n'akazi, kuko Kevin yari atakimwitaba. Agisohoka muri esanseri kuri floor ya 2 yerekeza kuri office ya Kevin, yahuye na Sandy. Sandy akimukubita amaso yaramwikanze, ariko ntiyabimwereka. Yahise yihutira kumwegera, aramwakira, aramubwira ati, karibu Brian, iminsi myinshi. Brian nawe utari utuje yahise amubaza ati, Sandy, Kevin ari? Sandy yahise amusubiza nk'umwikiza ati, arasohotse gato ariko aragaruka. Brian yahise yiruhutsa nk'uhangayitse, arangije yubika umutwe yigira muri telefone. Sandy nawe yaramurebye, arangije aramubaza ati, umeze neza? Brian yajunguje umutwe, arangije aramusubiza ati, akazi kabaye kenshi. Sandy nawe ati, njya nibuka tukiri abanyeshuri ukuntu twajyaga dutekereza ko niturangiza kwiga tukabona akazi bizaba bigiye koroha kurushaho, naho nibyo bikomeye. Brian yasaga nk'uri bize cyane muri telefone, nk'aho afite uwo barimo kwandikirana. Sandy arongera aramubwira ati, vuze iby'amashuri ndibuka, numvishe ko wiganye na Elisa. Brian yabaye nk'uwikanze, arangije aramubaza ati, wabyumvishe he? Yaramusubije ati, nawe wabimbwiye, ahubwo numvishe Kevin abivuga kuri telefone, gusa ntuzabimubwire. Brian yagize amatsiko menshi, ashyira telefone ku ruhande, arangije aramubaza ati, yavuze ko twiganye gusa? Sandy yahise amusubiza ati, nshobora kuba ntarumvishe neza, gusa numvishe avuga yuko mushobora kuba mwaranakundanaga. Brian yahise asa n'ucitse intege, ntiyongera kuvuga. Sandy yahise amwicaye iruhande, arangije aramubwira ati, njye ndumva nta kibazo kibirimo Brian. Yego ushobora kuba ukimukunda cyangwa nawe akigukunda, gusa urukundo rujyaho rushaka Brian. Sandy yongeyeho aseka ati, gusa njye mbona munaberanye Brian. Brian yahise aseka, gusa ntiyagira icyo arenzaho. Sandy wasaga nk'ugishaka kugirana ibiganiro birebire na Brian, yongeyeho agira ati, Brian, burya urukundo rwa nyarwo ruboneka rimwe gusa, sinarenganya umuntu uwo ari we wese warurwanirira. Brian yari amaze umwanya munini ategereje Kevin, gusa yari amaze kurambirwa. Yaragurutse abwira Sandy ati, reka nsubire ku kazi, hari byinshi mfite gukora, uze kumbwira Kevin ko namubuze. Brian ibiganiro yagiranye na Sandy yasaga nk'utabyitayeho, gusa yagiye abitekerezaho cyane. Yagiye yibaza niba akwiye gusaba imbabazi Kevin ndetse akava mu buzima bwa Elisa burundu, cyangwa niba agomba gukomeza agahatana kugeza atsindiye Elisa. Muri ako kanya telefone ye yarasonnye, arebye asanga ni Elisa. Yaramwitabye, Elisa amubwira ko amukumbuye kandi akeneye kumubona vuba. Rita tubona bicaye mu busitani bwiza, Brian afashe Elisa ku rutugu. Elisa barimo abwira Brian ati, sinyigira amahoro mu rugo Brian, sigaye nsa nk'uhaba jyenyine, yewe niyo Kevin ahari aba ndeba nabi. Namusabye imbabazi ariko ntiyazima. Kevin yarankundaga cyane, nari naramusezeranyije ko ntazigera mubabaza. Ndabizi naramuhemukiye, nkora n'ikosa ryo kubimubwira. Brian yaramwihanganishije ndetse amubwira yuko bari buze gukora ibishoboka byose
urugo rwe rugasubirana amahoro. Arongera ati, kandi ntugire ubwoba, icyaba cyose ndi kumwe nawe. Elisa yaramushimiye, arangije aramubwira ati, iyo tuba tutaraburanye twari kuba twibanira kandi tumeze neza. Brian yarahindukiye aramubwira ati, niba ari ibigomba kuba nta kabuza tuzabana kandi bizanyura mu nzira nziza. Arongera aramubwira ati, uzi ko nibagiwe kukubwira, nagiye ku kazi ka Kevin ngira ngo tuganire ku bijyanye n'akazi ndetse mbonereho nanamusaba imbabazi, ariko sinahamusanga, ahubwo nasanze secretary wiwe bita Sandy. Turaganira umwanya muto, uzi ko yambwiye ko yumvishe inkuru ko njye nawe twiganye kandi twakundanye. Elisa yahise asa nk'uwikanze, arangije aramubaza ati, yakubwiye ko yayumvishe he? Brian nawe ati, yambwiye yuko yumvishe Kevin arimo abivuga kuri telefone. Elisa ntabwo yiyumvishaga ko hari undi muntu waba uzi iyo nkuru. Yaratekereje umwanya muto, arangije ati, ese yaba yarabwiraga pare we, mushiki we se? Umuntu nzi Kevin akunda kuvugisha kuri telefone cyane ni secretary we, kandi nabwo abamubwira iby'akazi gusa. Yarongeye aratekereza, arangije ati, ntibishoboka, ndumva atabibwira umuryango we tutarabiganiraho. Uwo ntabwo yaba ari Kevin nzi pe. Basoje kuganira mu masaha ya nimugoroba, basezeranaho, buri umwe arataha. Elisa yatashye adatuje, atekereza ibyo ari bubwire Kevin. Akigera mu rugo, yahuriye na Kevin ku muryango, asohoka mu nzu ahetse agakapu gato mu mugongo. Kevin yahise amubwira ko hari gahunda z'akazi agiyemo azamara iminsi 3. Elisa yagerageje ibishoboka byose ngo arebe ko baganira basi umwanya muto, ariko Kevin amwereka ko yihuta cyane. Bahita batwereka Kevin na Sandy basohokanye ku mazi, bameze neza kandi bishimye. Ku rundi ruhande, Elisa barimo yandikira message Kevin, akazisiba atarazohereza, ubona ko ibitekerezo byamubanye byinshi mu mutwe, yabuze icyo yakora. Birangira nta message yohereje, ahubwo akicara imbere ya televiziyo agashyiramo video y'ubukwe bwabo, akayireba ari nako arira, yishinza gusenya urugo rwe. Muri ako kanya telefone irasona inshuro nyinshi, ariko ntayitabe. Bahita batwereka Kevin na Sandy bicaye imbere y'amazi bafatanye ibiganza. Sandy arimo amubwira ati, ndashaka kukubona buri gitondo, nibibe mu ibanga, nitube twihisha. Ndashaka kuba umugore wawe, umwana wacu akazakura afite papa we na mama we iruhande rwe. Kevin ahita amusubiza ati, urabizi ko mfite umugore Sandy, ibyo ntabwo ari ibintu byanyorohera. Sandy nawe ati, umugore ariko yaguciye inyuma nawe urabizi, biranashoboka cyane ko ashobora kuba akunda Brian kurusha uko wowe agukunda, kandi ikirenze kuri ibyo ni njye tugiye kubyarana Kevin. Gusa muri ako kanya uko bakomeje kuganira, hari umugabo bicaye iruhande ukomeje kubitegereza cyane, bigaragara ko hari umwe muri bazi. Yakomeje kubitegereza, bimwanga mu nda, akuruye telefone arabafotora. Bahita batwereka mu mugoroba izuba rirenga, Brian yicaye hanze asa nk'uri kure mu bitekerezo, arimo atekereza uko agomba kuva mu buzima bwa Elisa kugira ngo adasenya urugo rwa Elisa na Kevin. Muri ako kanya telefone ya Brian yarasonnye, ahamagawe n'umuntu witwa Steven. Brian aritaba ati, hello. Steven nawe ati, bite Brian, harya wa mutipe mwakundaga kuzana ku kazi afite umugore? Brian nawe ati, uwuhe Steve? Wa mutipe muremure mwakundaga kuzana ku kazi ukunda kwambara kostime cyane. Brian ati, Kevin, yes, afite umugore, kubera icyo bimbajije? Steven ati, nari mubonye hano nasohokeye ari kumwe n'umugore we, mbanza kumuyoberwa. Brian yahise akupa, ahamagara Elisa. Elisa ntiyamwitaba, atekereza ko abo Steven abonye ari Kevin na Elisa. Yahise abona message kuri WhatsApp yoherejwe na Steven, ariko ntiyayifungura. Brian yaricaye atekereza byinshi, yanzura yuko agomba kwandikira message Elisa amubwira yuko batagomba kongera guhura. Bahita batwereka Elisa ari mu nzu wenyine asa n'uwigunze, telefone irimo isona ariko atayitaba. Ku mugoroba w'uwo munsi, Elisa yafashe telefone asangamo message ya Brian igira iti, ndacyibuka urukundo twakundanaga tukiri ku ishuri. Uko imyaka yagiye ihita, nagiye ngerageza kwibagirwa, ariko umutima wanjye ntiwigeze ubasha kugukura mu bice byawo. Imana yongeye kuduhuza, none igihe n'ahantu biduteye kugenda buhoro. Nzi neza iby'urugo rwawe na Kevin, ni umuntu mwiza kandi ni inshuti yanjye.
nubwo umutima wanjye wifuza kugumana nawe, intekerezo zanjye zinyibutsa ko kuguhatira kuguma iruhande rwanjye ari ukwica icyo wubatse. Ndagukunda bihagije ku buryo nshobora kwiyambura ibyishimo byo kuba hafi yawe kugira ngo ube mu mahoro no mu rukundo rufite inshingano. Rero Elisa, ngomba kugenda. Si uko wankomerekeje, ahubwo ni uko nkwifuriza gutuza no gusigasira ibyiza ufite. Nzahora nkwifuriza ibyiza byose niyo waba utari kumwe nanjye. Urukundo rwawe rwa kera, Brian. Elisa yatangiye gutitira amaboko, amarira amanuka ari menshi mu maso, ahamagara Brian ariko ntiyamwitaba, amwandikira message igira iti, Brian, mvugisha please, reka basi tubonane bwa nyuma ndakwinginze. Brian ntago message yayisubije. Elisa yakomeje kwandika ama message menshi, akomeza no guhamagara, ariko ntibyagira icyo bitanga. Ku ruhande rwa Brian, telefone aba yayisize arimo kugerageza ibishoboka byose kugira ngo yiyibagize Elisa. Aba arimo akora siporo ariko arimo azikorana imbaraga nyinshi mwuziyahuza, ndetse aba agaragaza agahinda kenshi mu maso. Brian asoza siporo agataha, akigera mu rugo afata telefone agasoma message za Elisa ariko ntazisubize. Uko agenda asoma message, agera kuri message ya Steven bakorana atari yarafunguye, maze akayifungura. Asanga ari ifoto ya Kevin na Sandy bari ku mazi bafatanye bameze nk'abari mu rukundo. Brian aratungurwa, akibuka amagambo Sandy yamubwiraga amushishikariza kurwanira Elisa. Arongera akibuka ko Elisa yamubwiye ko Sandy ari we muntu Kevin avugisha cyane. Ahita ahamagara Elisa akamusaba ko bahurira mu busitani aho bakundaga guhurira. Brian abwira Elisa ati, umbabariye kuba naraguteye agahinda, ntibyari bikwiye, umbabariye ku bwa message nakwandikiye. Elisa nawe abwira Brian ati, umbabarire kuba nakwitabaga, ibitekerezo byari byandenze nibaza ikizakurikira. Brian ahita akurayo telefone akamwereka ya foto ya Kevin na Sandy. Elisa biramurenga, akibuka ko Kevin yagiye amubwira ko agiye mu kazi, akibuka inshuro yamuhamagaye ntamwitabe, akibuka uko Sandy yamuhamagaraga akajya kwitabira hanze, byose atabyitaho agira ngo bari mu kazi. Bahita batwereka Elisa yicaye mu nzu ari gusoma igitabo. Kevin agarutse mu rugo, arinjira akamusuhuza, agafasha telefone n'imfunguzo ku meza akajya mu cyumba. Nyuma y'iminota mikeya telefone ya Kevin ihita yakira message. Elisa arayitegereza bikamwanga mu nda, akayifungura agasanga ni Sandy umwandikiye ati, Darling, nizere ko wageze mu rugo amahoro kandi wakoze cyane kubw'ibihe byiza twagiranye. Ndabizi neza ko n'umwana wacu yishimye ku buryo mbyumva ko atuje cyane. Nakifuje ko duhora iruhande kugeza avutse agakura kubona. Umpamagare nubona iyi message, ndagukunda cyane. Elisa yaratuje asubiza telefone aho yari iri, aricara nkaho nta cyabaye. Kevin yavuye mu cyumba yambaye imyenda ya siporo, afata telefone abwira Elisa ati, ngiye muri siporo gato ndaje. Arasohoka akicara mu modoka akajya kuri telefone umwanya muto, yarangiza akagenda. Agisohoka igipangu, Elisa ahita amukurikira agafata moto akabwira motari gukurikira imodoka ya Kevin. Imodoka iragenda igahagarara ahantu ku gipangu. Sandy agasohoka muri icyo gipangu akinjira mu modoka igakomeza, bakinjira ahantu muri clinique. Elisa ahita asubira mu rugo yabohotse kuko aba yamenye ukuri kwa nyako, atakiri kwishinza kwisenyera. Elisa amara umwanya munini kuri telefone avugisha Brian kandi yishimye nta kibazo afite. Mu mugoroba Kevin arataha akabwira Elisa ko ashaka ko bavugana, bakicara yarangiza akamubwira ati, Elisa, urabizi naragukunze kandi nifuzaga ko twabana burundu, ariko ntibyakunze, waje kubona uwo umutima wawe ushaka kundusha. Iyo nekereje ku nshuti yanjye Brian ndabyibuka, niyo nkubonye ndabyibuka. Ndifuza ko twakora divorce Elisa, numva ari byo byadufasha twembi. Elisa ahita aseka, yarangiza akamusubiza ati, Kevin, ntiwigeze umpa amahirwe yo kugusaba imbabazi. Nagerageje ibishoboka byose, ariko ni wari ukimpa umwanya. Nahagaritse guhura na Brian, ndekera kumuvugisha, ngira ngo nkosore ikosa nakoze, gusa ntiwigeze umpa amahirwe. Sindi bukwime divorce ushaka, gusa sindi bwemere ko ngira ikibazo nyamukuru kiyiteye. Elisa ahita areba muri telefone umwanya muto, yarangiza akabwira Kevin ati, reba kuri WhatsApp yawe. Kevin ahita areba muri telefone ye agasanga ni ifoto ye na Sandy bari ku mazi. Elisa ahita amubwira ati,
ndabizi byose Kevin, ndabizi ko Sanda atwite kandi umwana ari uwawe, ndabizi ko iminsi myinshi ariho urara, kandi ndabizi ko yagusabye ko mwabana. Rero mbifurije amahirwe Kevin. Kevin biramucanga akabura aho areba kubika umutwe, Elisa agasohoka akinjira mu modoka akayatsa akigendera. Bahita batwereka hashize imyaka 3 Brian na Elisa ndetse n'umwana wabo bishimye bakina bameze neza. Ari nako turangiza inkuru yacu. Ndabashimiye cyane ababashije gukurikira iyi nkuru, naho ubutaha.